byakaze rwose babagabo bari barigize abatari biba mu modoka y'abandi akabo kashobotse wumve ko ubu ngubu bafashwe batandatu rwose ribu yabatangaje n'imodoka zimwe zatangiye gusubizwa ba nyirazo. Wakwibaza se na Knowless yari irimo? Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Kora subscribe ntago bigoye, reba hasi yawe ukande ukazogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi mu duteza imbere nta mutima mubi, ubundi tujye tubagezaho amakuru ameze neza cyane. Rero abagabo batawe muri yombi bagiye bafatirwa mu bice bigiye bitandukanye, bafungiye kuri sitasiyo za RIB zitandukanye, ariko ni mu mujyi wa Kigali. Byose tugiye kuberera hamwe muri iki kiganiro. Ku musozo w'ikiganiro turaza kwereka ibintu ukwiye kwirinda ku batubuzi b'imodoka, telefone, ibibanza, ibyangombwa bakoresha cyangwa se trike bakoresha mu kugutuburira. Wirinde nanjye nirinde kugira twubake u Rwanda rwacu twifuza. Rwerekanye abantu batandatu bakekwaho ubujura bw'imodoka. Hagaragajwe ko aba bashukanyi bashuka abaturage ko bagiye gukodesha mu modoka yabo, ubundi bikarangira bazihereranye bakazigurisha mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi mu buryo bacuramo ibyangombwa bihimbano muri dizo modoka. Barayukodeshaho ubundi bagacura ibyangombwa bihimbano bakayigurisha undi muntu. Rero nubwo ibikorwa byo gushaka abakekwaho bose bigikomeje, hamaze gufatwa abasore batandatu bafatanywe imodoka ebyiri ziri hagati ya miliyoni 15 na miliyoni 20 by'amafaranga y'u Rwanda. Kuri ubu izo modoka zose zikaba zaramaje gushikirizwa ba nyirazo. Rero aba bafashwe bafatiwe mu turere twa Nyamagabe, Kayonza na Gicumbi, bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya RIB za Nyamirambo na Nyarugenge. Akaba ariho bari abo ngabo batandatu. Dosiye zamaze neza gutunganywa ndetse zashikirijwe ubushinjacyaha. Abafashwe rero barimo abashinjwa gucura ibyangombwa bihimbano nk'indangamuntu na carte jaune. Nanone imodoka bakajya kuzigurisha hehe? Kuzigurisha bifashishije ibyangombwa bihimbano mu kuzicuruza no mu kuzigurisha byose. Ubu busambo rero bumaze gufata indi ntera ku bantu bakodesha. Bakwiye kuba maso bakamenya dukodesheje nde, ni muntu ki, akora iki, asanzwe ari muri ibi ngibi. Nawe ugiye kugura imodoka ugomba kubanza ukamenya ngo uyu muntu ndi kugura nawe imodoka ninde, asanzwe afite imodoka mu buzima busanzwe, ese ubundi biremewe, ese ubundi afite company icuruza imodoka. Mukwiye kuba maso. Hari amakampani acuruza amamodoka yakoze arahari, hari n'amakampani acuruza amamodoka mashya. Rero byakabaye byiza kujya kugura imodoka kuri company izwi yanditswe muri leta, aho kujya kugura imodoka ku muntu uhuriye nawe mu muhanda gusa kubera ko ushaka imodoka ukagura imodoka. Rero muri iryo tsinda harimo ushinzwe gucura ibyangombwa nk'indangamuntu na carte jaune. Babiri bafatwa nk'abacurabwenge b'ubwo bujura. Rero bahinduye indangamuntu zabo bakoresheje amazina atari ayabo. Abacuze uwo mugambi wo gukora aka gatsiko cyangwa se iri tsinda rikora ubujura, babiri muri bo bacuze indangamuntu zitariho amazina yabo, zitariho mwirondoro wabo nk'uko RIB yabitangaje. Uwagiraga amasezerano y'ubukode ari nawe wajyanyaga kuzigurisha n'undi washakaga abakiriya bagura izo modoka, bose babaga bafite amazina atari ayabo. Amazina atari ayabo ko ni bisamba abo bose rwose. Twatinya kubivuga kuko abantu bacura indangamuntu cyangwa se ibyangombwa bitabari ku myirondoro yabo baba bagamije ubugizi bwa nabi. Ibyo byaha byose rero bashinjwa cyangwa se babihanishwa n'igifungo kiri hagati y'imyaka 2 n'imyaka 10. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitiri yibukije abakodesha amamodoka ko bagomba kugira amakenga. Nkuko nabibabwiye, bagomba kugira amakenga, bagashishoza, bakareka kwirukankira imari
ishobora gushyira imodoka cyangwa se imitungo yabo mu kaga, kwirukanyira utwo dufaranga bagushukisha two gukodesha utazi ukodesheje ngo ninde, utazi ukodesheje ngo ninde, bigatuma ubura imodoka yawe. Rero muri urwo rwego inama nabagira kugeza ubu ngubu, mwirinde gutanga mu modoka yanyu, bireze n'abari mu ntara mu bimenye ibi ntabwo biba mu mujyi wa Kigali gusa, n'ahandi birahaba. Niyo mpamvu rero mukwiye kuba maso. Abo bose rero bakodeshwaga imodoka cyangwa se uwakodesheje imodoka babasezeranyaga ko bazajya babishyura 50 ku munsi. Bashimiye RIB cyane ko yabafashije kubona cyangwa se gusubizwa imodoka zabo, kandi ko RIB iri maso, iri gukora, banakomeza kuyishimira, bakomeza nyine bayishimira kubo igikorwa yakoze. Nawe ufite umugambi wo kwiba imodoka z'abandi wisubireho, kuko RIB iri kukureba rwose, iri kukureba, wisubireho. Umugambi ufite, kura amaboko mu mifuka, ukore, wihangira imirimo, uve mu bintu bidashoboka, ibintu utamenye ibyari byo, uteze amaboko ku mitungo y'abandi nkawo udashoboye kwikorera. Ibintu by'ubusambo twarabiciye ubu ngubu rwose, iby'ubusambo twarabiciye. Abantu mumenye gushishoza namwe. Ariga abantu bareba intege nke zawe aho ziri, bakavuga ati uyu muntu hari ibintu adasobanukiwe, bakakugirira nabi, kuko abantu bose ntago ari beza. Mubimenye, hari abantu babereyeho kurya imitungo y'abandi. Aho ikintu ukwiye gukora, ukwiye gushishoza nk'uko RIB ihora ibitugiramo inama. Ukwiye gushishoza ukavuga se, iyi modoka ngiye gutiza, imodoka ngiye gukodesha, umuntu nyikodesheje ndamuzi, iyi modoka ngiye kugura, umuntu ngiye kuyigura nawe ndamuzi, ese atanga gucuruza amamodoka, ese afite company, ese nimba ari na company iranditswe, ese ibintu tugiye gukora tugiye kubikorera imbere ya noteri, tugiye kubikorera imbere y'ubuyobozi, kuko abanoteri bafite ubushobozi bwo kumenya ko ibyangombwa bitari bizima, kuko baba barabihuguriwe, baba bisanzwemo. Niyo mpamvu rero ngushishikariza ibintu mbere yo gukora ikintu, egera inzego za leta, ba noteri bagusobanurire, umenye ibyo ugiye gukora. Cyane cyane mwebwe mugura amatelefone, mugura amamodoka bya okaziyo, ibintu bya okaziyo mumenye gushishoza, kuko harimo uburiganya n'ubutindigasani bw'abantu bigize indakoreka, banze gukoresha ubwenge bwabo ngo bazarya iby'abandi. Abo ngabo RIB yabaziye nk'uko tubizi, bazafatwa. Muzafatwa nawe ufite umugambi rwose, uwureke. Nta kindi nakubwira, kora subscribe, ibindi byose bizahita biba barabara. Tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nizere ko wakoze subscribe, ntago bigoye, uduteza imbere. Murakoze.